Okay, ibi bintu biroroshye ariko abantu benshi bijya bibagora, niyo mpamvu naje kubibasubiza. Hari umuntu ushaka gusa ibintu byose yanditse muri Excel ugasanga araselectinze like this, yarangiza agakanda kuri delete. Iyo akanze kuri delete, content ziri muri seri ya mbere nizo zigenda gusa, ariko uyu munsi naje kubereka uburyo ubigenza. Uraza ugaselectinga content zawe, warangiza ukaza hano kuri clear, mwabonye ko harimo borders. Iyo dushaka kubisiba byose tujya hano muri clear all, twashaka gusiba format ubwo borders zahita zigenda, tujya kuri clear format. Twashaka gusiba content gusa, ubwo izi content dufitemo zagenda ariko format zino borders zikagumamo. Reka wenda tujye kuri clear format murebe, murabona ko borders zagiye, zigarure mbereke n'ibindi. Dukande kuri clear content, ndakeka ko mwabonye ko content zagiye, borders zikagumaho. Noneho reka turebe nidukanda kuri clear all, ndakeka mubibona ko byagiye byose. Rero nimba hari ikindi kibazo ufite kuri computer wabyandika muri comment, kandi nimba ubu buryo bugufashije ibuka kumfolowinga, kandi Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane.